really kwita pastor daddy wasize so mu rugo utamwita daddy uskora it's sad ariko hari abantu pastor avuga ikintu akacyumva kabiri se papa we umubyaye akaba utakumva inama papa we kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ubaha ababyeyi bawe wese unanyuko urukumva kugira ngo ki urame. But we're here busy trying to self-sabotage, make our lives shorter. Papa yavuze ariko papa ni pastor ariko papa wo mu rugo what is that? Kuko ntavuze ariko turetse gukabya ko Yesu umwana w'Imana ntawe ugize mwita daddy kandi yarakoze ibitangaza yarazuye bapfuye kambe ndetse ntaza kurakara. But what I'm trying to say is why? What? Idini rishima the outward ibigaragara hanze ese Rasheli araterana Rasheli aratura afasha abakene azindirimbo wenda ndino muri korari ndayobora gahunda se bahamagara kwiriza nkaza iminsi 40 nkayimara 20 nkayimara ariko so ibyo bituma bifungura amaso yanjye yo kumenya gutandukanya services zose dukora kuvuga ko tuzikorera Imana. Sometimes uzikorera irianzu idini tu idini ridahari bira byose ntabyo wakora. Bahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, where faith meets real life and young hearts come alive. Ninjewe, your host today, Brune Itetere, ndi kumwe n'umushyitsi uraza kuza kubibwira aho turaza kuza kuba tuganira ku ngingo ikenewe cyane kandi yari ikwiriye. Are you following Jesus or are you following the church culture? Aho turaza kumenya neza ese koko ni idini ukurikiye cyangwa se ni Yesu ukurikiye. Now ngiye guhereza umwanya umushyitsi wacu uyu munsi kugira ngo atubwire muri make y'uwo ari we n'ibyo akora kugira ngo turusheho kumenya. Murakoze Brune. Nitwa Kirenga Retro. Ndi umukobwa. Narakijijwe nkunda Imana. Nkunda n'abantu by the way ntabwo ari Imana gusa. Icyo nkora muri organization yitwa Arame, dukorana n'abana batakomeje amashuri n'ababyari iwabo. So nkora ibintu bya operations n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uretse akazi nkora n'ivugabutumwa kuri social media, nganirira abantu iby'Imana iba yambwiye bitewe n'icyo numva kindi ku mutima nicyo mbwira abantu. Mu magambo make rebye n'ibyo. Murakoze. Mfasha ubibutse username yawe kuri Instagram kuko niba mutamufollowinga cyangwa se mudakurikira ibi navugaga ivugabutumwa ryo kuri Instagram ryihariye, you need to start doing so. Kuri Instagram nitwa retro shares, retro_shares. Bese Rasheli arasangira amagambo y'Ikinyarwanda. Exactly. Retro meze neza. Ntacyo mbaye pe. How was your day today? I can't complain. Meze neza, nshima Imana, mfite n'amazi, nta nyota mfite mbese. Turakwakiriye. Well, icyo kibazo ntabwo nari nkimeneye ko akimbaza, ariko nanjye meze neza, ndashima Imana, ndanezerewe. Kandi tugiye no kugira ikiganiro cyiza, amen you. Amen. And God. So, murabona yuko we're just two young girls that are ready to share with you the word of God in a different way, cyangwa se mu buryo bumwe n'ubundi, cyane cyane twibanda kurebera hamwe niba koko turaba Kristo akurikiye Yesu cyangwa se ari idini idukurikiye. Ntawe tuje hano gukomeretsa, nta n'uwatuje hano kujudginga, ahubwo twese tuje kwigira hamwe icyo dukwiriye gukora n'icyo tudakwiriye gukora. Retro, dutangira kuri wowe ni irihe tandukaniro ry'umuntu uri mu idini cyangwa se uri muri church culture n'umuntu wakurikiye Kristo? Ni iki kibanza abo bantu babiri batandukaniraho? Murakoze. Mbere yuko nyisubiza ikibazo ndagira ngo mbwire abantu ko ntabwo twaje kubabwira ngo ntibajye mu rusengero. Ntabwo yari campaign yo kubuza abantu kujya gusenga. Ijambo ry'Imana ribwira abantu twese turimo dukwiye guterana ngo ntimukirangize amateraniro yera mu Baheburayo ibice 10. So ntabwo twaje kubabwira ngo mureke urusengero ngo mureke guterana. Twaje kubabwira ngo yego guterana ni byiza ariko ntabwo bigomba kurangirira aho ngaho. So nsubije icyo warumaje warumubwiye uti umuntu uri mu idini n'umuntu uri muri Kristo batandukanira he? Icyo kibazo kirakomeye. Umuntu uri mu idini n'umuntu muri Kristo. Umuntu uri muri Kristo icyambere n'umuntu wizeye
akamenya ko agakiza atagahabwa n'imirimo, atagahabwa no kujya gusenga ku cyumweru, atakabuzwa n'uko yasibye, ahubwo agahabwa n'ubuntu kubwo kwizera. Icyo ni cyambere, uwo n'umuntu uri muri Kristo. Icya kabiri akamenya ko relationship yiwe na Yesu itari ku cyumweru gusa, itari mu materaniro, nasohoka mu materaniro birangirira aho ngaho azongera asubire ku cyumweru. Akamenya ko we na Kristo ni ubuzima bwa buri munsi, ni relationship n'izisanzwe zacu. Ntago iyo umuntu ari inshuti yawe ntago muhura umunsi runaka ngindi minsi uba wamwirengagije. So umuntu uri muri Kristo menya ko yarizeye, ariko n'inyuma yo kwizera aragirana ubusabane na Yesu. Noneho umuntu uri mu idini arambabaza, ko Imana dufashe twese. Umuntu uri mu idini ni umuntu ukora kugira ngo bambone, pasiteri ambone, abo dusengana bambone, nkurikiza amategeko, nitabire ku gihe, nzane Bibiliya yanjye, ntanga amaturo, indirimbo ndazizi, gahunda z'itorero ndazitabira, ariko nyuma yabwo bikarangirira aho ngaho. Ntabwo wamubaza ngo se inyuma ya church bigenda bite. Ndumva ari iyo distinction nashyira hagati y'abo bantu bombi babiri. Great. Nanjye ngize ikintu hongereraho kuko tugiye kuganira. Don't worry, ntago ndi bube host wawe gusa. Navuga ngo idini rya limite. Ukumva hari ahantu ryagufasha ariko si ryo rigukuza. Kristo niwe ugukuza. So iyo ugumye mu idini gusa nta mubano ufitanye na Kristo, usigara ukora ibintu nk'ukora akazi. Wamenyereye kuririmba, fine, uragenda muri repetition ujye kuririmba, indirimbo yize mu mutwe iki. Naho nyine naho nta kijya mu mwuka, nta kiremeka, nta kipfa, nta gice, nta kintu kindana kimwe kiba. Ariko iyo uri umukristo nibyo umaze kuvuga, niyo uvuye muri bya bisenge by'urusengero, donc urenze amarembo y'urusengero, ubuzima bwawe burakomeza bwa gikristo. Sibyo? Niba muri church tuvuge tumukiranutsi, abantu baziho Bruno ni umukristo, no hanze bamenya ko ndi umukristo, no ku kazi bamenya ko ndi umukristo, no kuri social media zanjye bamenya ko ndi umukristo. You see? So ni ukuvuga ngo ubuzima bwa gikristo ni ubuzima burenga imbibi. Ubuzima bw'ikidini hari imbibi utakurenzaho. Ariko noneho nkongera nkagira ikindi kibazo kigira kiti, akenshi hari igihe usanga benshi barakuriye mu kidini batabizi. You know, maybe ababyeyi banyu barasengaga, so you grew up in Sunday school, you know, uvukira muri uwo murongo mva ko ari byo biri right, kandi nawe ubona ko ari byo biri right, nibyo umenyereye. Cyangwa se n'umuntu akakwintroducinga to church, ukunze Imana, kwa kundi twese tugira ahantu ugera Imana ikagira gutya igasa nkaho igufunguye amaso, ukajoininga church. Kubera nyine like by so welcoming, ukahita getting used to that place, to the community, you get used to the service, you get used to kuri ako kantu, to the point akenshi bisanga abantu twagiye mu kidini tutanabizi. You know, now fine ko tumenye itandukaniro ryabyo, ariko se noneho iyo ubyisanzemo ubyivana mute, cyangwa se ni na ryari umenya kubyisanza, ni iki kintu ushobora kurebereraho nkavuga ati brugenza gake, I think ko ubyisanzemo, you know, sa nkugaruka. Kuko nubwo turi abakristo twese n'uyu munsi, nanjye nshobora kujyamo uyu munsi nubwo nzi iryo jambo, nubwo nzi ko gusobanukirwa, ariko kubera bya bintu maze navuga ngo kumenyera, bigatuma mbigwamo. Kuko urumva ikidini gihinduka, navuga ngo church culture, a culture cyangwa in general culture, iyo utinze ahantu developing a culture yawe. You know, so ni gute naba in church ariko simba umunyedini, kandi ni gute niba narabikuremo ari ibintu nsanzwe menyeye, ni gute nabisuzuma nkavuga ati you know what, I need to do something about it. Ubitekereza iki? Wow, Imana dufashe twembi kugira ngo iyi topic tuyivugeho ntituhubuke. Kuko turacyarabiga. Specifically ngenda cyari umwiga, rero hari nk'ibintu mba numva nkavuga nti wow, this is a very heavy topic to discuss. Ariko turimo turatanga ideas zacu mu by'ukuri, turakomeza dukura twese, dukurana n'abandi n'abarimo gutega amatwi. So mu by'ukuri uko ngiye mbitekereza, ntabwo idini ari ikintu kibi. Ntabwo ari ikintu kibi kuko twabikuriyemo kandi biradukuza. Nkuko bivuze mu kanya, hari ukuntu idini riguforma
rikubwira ngo iki ntabwo cyemewe, iki ngiki uragikora, iki ngiki ntabwo gikora, gira utya, vuga utya, bana gutya. Rero ntabwo navuga ko mu by'ukuri idini nyine ari iryo gutabwa burundu. Ariko nanone tubizi neza ko mu ijambo ry'Imana Yesu avuga ko nta idini mu by'ukuri ntabwo ari katolike, ntabwo ari protestant, ntabwo ari abadive, ntabwo ari iki. Avuga ko ari ugufasha abakene n'abapfakazi n'ikindi nk'ikindi. So ukuvuga ngo ku Mana we idini ntabwo ari n'ibintu abantu twishyiriyeho. Ariko ntabwo anonora ari ibintu bibi. Ni ukuvuga ngo umuntu niba yisanze, for example nanjye nakuriye mu rusengero, kubw'ubuntu bw'Imana, uko umuntu akura, nk'uko umwana yavutse mu buzima busanzwe, ntabwo umwana ukivuka wahita uteganya ko ahita atangira kuvuga, atangire kugenda. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Umwana aravuka akonka, agatangira kumera amenyo, agatangira kurya ibiryo, gake gake akaza kuba umuntu mukuru wigenga ugenda. Ni nako n'abakristo ntabwo umuntu yarokoka ngo ahite amenya ibintu byose. Ni ukuvuga ngo ni urugendo. Nibyo nakubwiye mu kanya mvuga nti twese turacyarimo turi mu rugendo. Uyu munsi hari ibintu nzi, ejo nzasanga hari ibyo narinzi ngo ndabizi. So kwisanga mu idini ntabwo ari icyaha. Gusanga nyine wararyirunduriyemo utari flexible, ntabwo nyine nkayacitse amabere pe. Ahubwo ni ukuvuga ngo nyuma yo kumenya ko wenda uri umunyedini kurusha ko uri umunyeyesu, nyine bivamo ute. Icya mbere n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana pe. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma umuntu akanguka akamenya ko ahantu yararatariho. Kuko igituma ubimenya ngiye simbimenye ni ubuntu bw'Imana. Nyine umunsi umwe ukavuga uti bring out, take my grace. And then the grace enlightens you. The grace helps you to actually realize ko you were in the wrong place, in the wrong ideology, in the wrong culture, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So ubuntu bw'Imana nibwo budufasha kumenya, noneho bukanadufasha uko tuvamo. Kuva mu idini so kuva mu rusengero. Nk'ubu Imana yaramfashije, nta nubwo ari kera cyane simbiyemereho, najyaga nkumva nyine abakristo ni nge n'abandi dusenga mu rusengero rumwe cyangwa dusengera muri denomination imwe. Ariko nkumva abandi simbacire iteka, nkumva nyine bara ahantu habi. Yesu aje bagikuzimu. Ariko Imana yanyeretse neza ku muntu twegeranye cyane w'umukatolike ko n'abakatolike n'abakristo. Kuko n'abadepe n'abakristo, n'abaprotestant n'abadive n'abakristo. Umuntu wese wizeye Kristo n'umuntu wa Kristo. Ahubwo ikidutandukanya ni uko bamwe bafite amategeko yabo n'abandi bakaba bafite yabo, ariko twese turi abana b'Imana. Noneho muri za churches turimo, ushobora kuba uri umudive ariko ukaba uri umukristo, kandi ukanamenya ko n'umuntu utari umudive nawe uri umukristo mugenzi wawe. Cyane kubera ko fundamental y'ubukristo ayifite mu bugingo bwiwe. So ntago gukizwa ari ukubahiriza isabato, ntabwo gukizwa ari ugufata Ukurikira, ntabwo ni ukuvuga ngo utwo n'utu elements tugenda tu distincting abantu bitewe naho uri, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo bintu nyamukuru. So wenda ndumva nshaka kuba natandukiriye, ariko wari uvuze ngo umuntu yisanze mu idini ariva mate, nari mvuze ko ari ubuntu bw'Imana. Noneho no gusobanukirwa mu by'ukuri. Nk'abantu bateze amatwi ashobora gusigara avuga ati ariko ubu narindi mu idini cyangwa ndirimo ariko ndi no muri Yesu, cyangwa ntago narindi muri Yesu at all. Noneho bigatuma asigarana umutima umukomanga umwe ati nyuma bya bintu bumvise hari ikintu wabikoraho gutyo akamenya kubwira Imana ati nyagasani ni wowe wandemye, ni wowe ungenga, mfasha mbe muri wowe mu by'ukuri, kugira ngo ne kuba ubuzima nzi ngo mbayeho kandi mu by'ukuri ari delusion ntari. So grace number 2 ni kusobanukirwa, kumenya, kuba informed. Man, wow, nice. And actually ikindi kintu actually nanjye nabonye, nababwira ngo ntabwo again turi mu rugendo, ntabwo twabahereza liste ya byose, ariko hari ibintu bibiri ngiye nabonye bisa nkaho biba vivid iyo utangiye kwinjira mu kidini cyane kigatangira kukonshuminga, tugira ngo tunabonereho kubatandukanyiriza idini n'urusengero. Ntabwo idini ari urusengero. Idini navuga ngo ni imyumvire. So
kuba uservinga mu rusengero, uservinga mu madepartement atandukanye, ubikora on a regular basis, kabisa uri umwana wa church, ntabwo bivuze ko uri umunyedini. Kuko ushobora no kuba udakora ibyo byose muri church ariko uri umunyedini. Umunyedini ni wa wundi wumva yuko ibyo ni ibyo, there is no above, there is no beyond, there is no and ni ibintu nyine ni set of rules baba baragiye na regulations baragiye bagashyiraho bakumva ko ari byo byabegereza Kristo cyangwa ari byo bikwiriye. Now how to break, navuga ngo that chain cyangwa se that barrier cyangwa se n'igihe ukwiriye kubimenya ko gati kangira ikintu mbikoraho. Icyambere, ikidini nta freedom kiguha. Idini nta freedom riguha. Idini, niyo mpamvu na Yesu yashatse gukora umurimo wo kuvuga ngo mvanyeho idini rikwereka amategeko, rikakwereka ko ugomba guhora uharanira kuyasohoza ku mbaraga zawe. Uri kumva? No kuvuga ngo ngomba kwambara gutya, nkitwara gutya, nkavuga gutya, ariko byose nimureba neza bigendana no kubikoresha imbaraga zawe. Suko twebwe cyangwa se abakristo muri rusange ibyo bintu tugomba kubikora. Ariko ni hwita ubona itandukanirizo cyangwa navuga ngo idini ikintu rero ri gushaka gukora ni ukukujyanisha kure y'ubuntu Kristo yatugiriye bwo kutubwira ati mwatsinze icyaha through me. You can do all things through me. So idini rirakujuja. Rigushyira at the front kuri pulpit, rikakwereka rigahora rikwereka ko you're not yet anything. You know, senga kangahe ku munsi, uyirize kangahe ku munsi, ukora ibi ngibi, ugenda uku uvuga amagambo, ntusuza abantu muri ubu buryo, ntuvugisha abantu, ugahora wikondamninga yuko utaraba umukristo nyawe. Kandi ikindi cya kabiri, ikidini ntabwo kikugeza to your full potential. Umuhamagara Imana yaguhamagariye. Uri kumva? Ikidini kirakubwira ati genda gake, uri umwana w'itorero, uri umwana w'idini, ugomba kugenda gutyo, ugomba kuvuga gutya, ntiwisanishe n'abari abantu. Nyamara ukirengagiza cyangwa se bigatuma udatapinga into what actually did God call me for. Kuko hari igihe ushobora kuba yaraguhamagariye beyond idini. Ushobora kuba uri Paul wahamagariwe kujya kugira iki? Kubwiriza abanyamahanga. Ariko n'ubu uri mu idini ureba abanyamahanga nk'abanyamahanga, ntabwo urebera mu ishusho ya Yesu. On the other side, urahita ukora opposite. Iri umukristo by'ukuri, Kristo afungura amaso yawe kumenya ni hehe nguhamagarira. Niba koko you're to serve in church, good. That's where I'm called. I'm Peter. I'm called to the Israelites, to the chosen. Sibyo? Ukabimenya ko ngaho uri ubarizwa, ntabwo uri umunyedini, uri guservinga aho Imana yaguhamagariye. Sibyo? Imana ifungura amaso yakavuga ati rero beyond church, uri kumva, ndaguhamagarira Hashel abakobwa muri gukorana bafite uburyo butandukanye, find a way ujya kwa ministering. Umuntu uri mu kidini iyo ageze hariya abitreatinga nk'akazi, nkagabona ko ari opportunity yuko ashobora kubwiriza abari abantu cyangwa abagereho. You see? So iyo yeze muri Kristo akwagurira imbibi, arakubwira ati don't think minor, think everywhere as a platform to serve me. Nugera mu nshuti zawe zidakijijwe, serve me. Ugere muri podcast, serve me. Ugere kuri Instagram, serve me. Iri umunyedini wumva ko hari ahantu hamwe honyine hagenewe, ukibagirwa ijambo rivuga ngo ahera hatabutsemo kabiri kugira ngo twese twigerereyo. So uba wumva yuko ahera niho honyine n'abahagerwa nibo bonyine bakwiriye kubwiriza. Abandi bose bari inyuma ahera ntacyo tuvugana. So navuga ngo ni muri ubwo buryo twagerageza kubasobanurira the difference n'icyo wakora, turi kujya in depth icyo wakora. Nakubaza ngo utekereza yuko again umaze gusobanukirwa kuri mu kidini, utangiye gusenga again nkuko twabivuze, ubuntu bw'Imana bukugenderere, ariko se muri icyo gihe hari ikindi kintu utekereza nk'intambwe umuntu yatera yo kuvuga ati you know what, let me actually do something practical gishobora gutuma mpindura ubuzima bw'ikidini. So is there anything you're thinking of as practical wakora? Everything is around community. Muri business development hari concept tugira mbere yuko umuntu yemeza niba umushinga we koko uzarya, abanza gukora icyitwa market research. Yes. Kugenda mu bantu abo uteganya ko bazakubera aba client, ukamenya ukabaza amakuru, ukamenya
you ask questions Yes. kugira ngo bikuinforminge umenye niba iyi business iri viable cyangwa niba uhindura. Yes. So iyo market survey rero ndayizana n'ubundi muri iyi concept turimo turavugaho uyu munsi warubajije ngo ikintu kiri practical umuntu ashobora gukora kugira ngo yikure muri iyo circle ya religion. Ni ukugenda hanze akagenda ahandi, you know, kanguheze nk'urugero tuvuge niba narakuriye ahantu nk'uko wabivuze mu kanya, a set of rules, a set of regulations, ibintu ntarengwa byo gukora, noneho ugasanga izo rules yaba ari wowe ziratuma wicira urubanza ariko n'abandi ukabacira urubanza bayapuye. Nta umuntu wicira urubanza buriya n'abandi barubacira somehow somewhere. Yes. Kuko niba church ivuga ngo you have to dress in a certain way, you have to speak in a certain manner, you have to this and that in this way, in that way. Iyo umuntu rero atambaye nk'uko ku rusengero iwanyu mwambara, iyo utari umuntu wamaze kugera kwa Yesu neza, uhita uvuga ati koko turi abanyabyaha, barajya mwirimbukira, uriya turari mu nzira yindi bavuze ngo ni inzira ngari iganisha abantu kurimbuka. Kubera ko your mind is limited to a certain set of rules and all these things kuri church cyangwa muri religion yanyu mugenderaho. Ariko umuntu wamaze gusobanukirwa Yesu nyine umenya ko nk'ubu ibintu nkunda kwambara ntago nshobora guhura nawe mvuge ngo se kutambaye nkanjye, kubera ko ndabizi ko dukunda ibintu bitandukanye. Ushobora kuba ukunda ibintu birebire, ngiye nkunda ibigufi. Ushobora kuba ukunda ibintu biri loose, ngiye nkunda ibintu biri tight. Ariko sinshaka kubwira ngo ubuse ngo wambaye gute, ngo nguri kujya mwirimbukira, kuko mbizi neza ko kurimbuka no gukizwa ntaho bihure n'imyambarire. Yes. Ahubwo cyakoze iyo umuntu yamenye Yesu koko, Yesu agenda aguformata. Yes. Akubwira ngo kano kantu ntago ari keza bro. Yes. Ibi bintu wambaye ntago ari byo. This is too tight. This is too short. This is shabby, you know. Nyine Yesu akagenda agukura nk'uko ashaka kumera. So umuntu ushaka kuva muri ibyo bintu namugira inama yo kujya gushaka abandi bantu, kuko hari abantu hari hanze bamenye Yesu, cyane cyane ko social media irahari. Nk'ubu ngewe nteranira Nyamata kuri the church on mission, ariko mfite n'abandi bapasiteri ntega amatwi kuri social media. Nyine kubera ko wenda numva n'icyongereza ntega amatwi bavuga icyongereza, ntega amatwi bavuga ikinyarwanda, ntega amatwi nyine abantu bose numva mfite ikintu nakuraho mbatega amatwi. So gusohoka ugakora survey ni ugutega amatwi abandi bantu bari outside your usual normal abantu mumenyeranye, the people you're used to. So listen to other people, listen to what they have to say. Umenye noneho ujye no gukritika wabanje kumva abantu. Uziko se hari abantu hano hanze batsimbarara ku bintu byabo batarumva n'ibyo abandi. Yes. Akavuga ati ngewe niba ari A ni A, ariko atanazi ngo B ni B imeze ite, niba unahakana B ariko si we hakanye wayumvise. So go out there, listen to other people, utega amatwi wumve imisengere yabo, imibwirize yabo, wumve uko bavuga Yesu, wumve ubuzima babayeho, ubarebe ubitegereze. Noneho nurangiza uhitemo ariko wabanje kugira options. Ariko ntugume handi uvuge ngo yangu ngiye namenyereye bino namenyereye bano. Kumenyera bino no kumenyera bano uzaguma uri limited kuri iyo circle. Ariko go out, check out other people, listen to other pastors, and then practically read the Bible on your own. Iyo nkunda kukibwira abantu buri munsi almost all my content is around read the Bible. Uyisome wonyine ubwawe, ubyuka ufata Bibiliya uvuga uti uyu munsi Imana irambwira iki. Imana na Kristo nibo bantu, reka mbita abantu nubwo ari Imana, nibo bonyine bashobora gufasha umuntu to actually become who God wants them to be. True. Because who else is the best person to go to kurusha nyiri kukurema. Buri gihe tuvuga ko iyo ushaka kumenya imikorere y'imashini you read the manual. Yeah. Kubera ko manual yanditswe n'uwayikoze na manufacturer, akubwira ngo bacanira hano bazimiriza hano, niba habaye circuit ugira gutya na gutya na gutya, imashini ukayikoresha. Rero natwe ntago turi mu mashini pe, ariko turi abantu barimwe n'Imana. Imana yaduhaye manual, the Bible. manual y'Imana dore ni sibyo. Rero niba Imana yaduhaye manual, why run after other things? Utarabanza kumenya ngo Imana irambwira iki, Imana ashaka ko mbaho gute, ni gute nava mu bubata buno na buno, ni gute nava muri iryo dini turimo turaganiraho, ni gute naba umuntu Imana ishaka ko mbaho. Open your Bibles, read your Bibles. And that's true. That's absolutely true. And also kumenya hejuru yuko nkuze bambwira ngo
Brune ntukate iburyo kandi bari kubivuga for the sake cyangwa se in the name of God. Can I also double check with God if he's also telling me jya iburyo? You know, nukuvuga ngo twitoze no gukora iki double checks, because uriya muntu ubikubwira afite conviction yabyo, tu vois, we abihagazemo. Hari ikiganiro twakoze turi kwibutsanya ijambo ry'Imana rivuga ngo niba kubaza kwizera kwawe ujye uhora uri ready ufite igisubizo cy'ibyo wizera. I'm paraphrasing. Ni ukuvuga ngo uriya muntu we Yesu aza akamubaza ati ese undi ukora ibyo kubera icyo ubikora, arabisubiza neza kuko arabizi, we yarabyize, azi n'impamvu ari kubikora. Ariko wowe wamugendeyeho ntabwo uzavuga ngo ni runaka wabinyigishije, ugomba kuba ufite nawe icyawe gihamya. You see? So twige gukora iki double check of what does actually God want from me. Ko bambwira nanjye mfate right, you know. Ibyo bizadufasha kugira ngo tumenye iki kurobanura. Kurobanura gukurikira abantu no kurobanura gukurikira Imana. Kuko kugeza uyu munsi impamvu abantu benshi cyane tudafite a very navuga ngo intense deep solid, relationship with God, nuko ko there are so many people in between us and God. Harimo abakwatuje agakiza ngo bakubahita bakubwira ngo iki nawe tuvuga ati okay uyu ndamwinjijemo, hakabamo ngo abagushumbye ukahita nabo bashyiramo ahantu, hakabamo ngo daddy na mami ukabashyiramo ahantu, hakabamo mentors and what ukabashyiramo ahantu. Aba bantu bose baradufasha, but they should not be between me and God. They should be helpers. People God bring, but he can also take away. Because ikintu cyose wibwira ko kigomba kuba mu buzima bwawe ntigishobora kugenda is still an idol. Only God has to stay in your life. You know? So ibyo bintu byose duhera ku kintu cyose cyari cyo cyose cyaba kiri idol mu buzima bwawe. Uvuga ati iki kintu ni ikinange n'uyu nani, you know? Wa muntu uvuga ati uyu muntu cyakoze aguye nanjye nagwa. Umenye yuko aho idini rwose ririmo. You see? To add on to what you're saying, ikintu cya daddy na mami bro. Ndetse nyine abapastoro ndabubaha cyane cyane ko ngiye nabyibangira n'abapastoro, ariko niyo atabari bo na mbere yuko baba abapasteri n'abantu bo kubaho, abantu b'Imana, abantu bo kubaho, abatwigisha n'abaturera n'abatubyara mu mwuka. Every leader actually they deserve honor. We honor them 100%. We honor them double nkuko Bibiri bivuga. Ariko there's a difference between kubaha umuntu no kumuhindura kuko ikigirwamana nkuko bivuze. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 15, ijambo ry'Imana rivuga ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami. Ntabwo Yesu yavuze ngo ndi umuzabibu hari amashami, noneho hariho n'abandi bantu bazajya bakura amazi mu mashami. Twese turi amashami. Ariko hari abantu bazi ko ari amashami ariko batari connected ku muzabibu. Yes. Sadly. Kandi no muri science bisanzwe abantu twize ubuhinzi turabizi ko nta gishami ryabaho ritari connected ku giti. Sibyo? Niho Yesu aravuga ngo nta kintu mubasha gukora ngo atari ngiye ukibakoresheje. Nukuvuga ngo mu gihe cyose umuntu atari connected na Kristo arumye, ni branch yumye. Noneho rero abantu dusigaye tuvuga ngo mami yavuze ngo daddy yavuze, mba ntekereza ko abantu dukunda akantu kagezweho tukagafata, ariko ntekereza ko n'umuntu wa mbere watekereje concept yo kwita pastor we daddy cyangwa mami ashobora kuba bikoreshejwe nuko wenda yari umwana w'imfubyi, pastor akaba yaramubyaye mu by'umwuka ariko akaba yaranamureze in one way or the other. None abantu twese nawe Imana yagira umuntu twaba dufite ababyeyi ugasanga urita pastor ngo daddy mami. What is that? Kuko ntavuze ariko turetse gukabya ko Yesu umwana w'Imana ntawe ugize mwita daddy kandi yarakoze ibitangaza yarazuye bapfuye kambe ndetse ntaza kurakara. But what I'm trying to say is why? What? Okay. Stop that. Don't idolize anyone. No. Kan usanga mazina pasi batabikunda. Most of them don't want to be called daddy and mommy, or maybe some of them do. Ariko really kwita pastor daddy wasize so mu rugo. Utamwita daddy uskora. It's sad, ariko hari abantu pastor avuga ikintu akacyumva kabiri. Se papa we yamubyaye
akaba utakumva inama ya papa wiwe. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo wubaha ababyeyi bawe wese na nyoko urukumva kugira ngo ki urame. But we're here busy trying to self-sabotage, make our lives shorter. Papa yavuze, ariko papa ni pastor, ariko papa wo mu rugo. Oh God, please help us. kandi again bino bishimangire, we are not again deciding for you who you get to honor or who you don't get to honor, ariko bishimangira uburyo ki ikidini kikugumisha ahantu kikugumisha ahantu kuko uriya muntu niwe wenyine ubureba, niwe wumva ko ari ufite ukuri. Bya bindi wavugaga ntago wemera no kumva abandi bantu. Uriya muntu uhita ko every decision you have to make around your life ugomba gushaka uriya muntu ataravuga ijambo wasenze ukumva your heart is good, ukumva ukagira amahoro y'umutima kwa kundi usengeye ikintu, uziko ugera ahantu ukabimenyera naho wafite ayo mahoro y'umutima, naho ijwi ry'Imana ryawe ryakubwiye ukajya kongera kubanza kubaza uriya muntu ati nawe nsengera Imana nawe kuvugisha. So uri kubona ukuntu uri kugenda umwigiza imbere. Ngiye dore ikintu ngiye mbwira abantu, niba ufite self control ni imbuto ya Mwuka Wera. Niba umaze kuyigwiza uvuga ati nzi boundaries z'uyu muntu, nzi ko uyu muntu amfasha muri ubu buzima bwa Kristo, ariko hari icyuma njyamo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mujya mu cyumba mufunge ahihereye aho data winareba mu nsenge. Ntekereza ko iryo jambo rirenze navuga ngo icyumba uko tubibona gisanzwe gufunga ntuza. Ntekereza yuko riri very deep in the spiritual term, nko gushaka kudusobanurira ati ujye ugera ahantu amatwi yawe yafunge, ubuzima bwawe kabisa ureke ngo uyu yavuze n'uyu yavuze, uze ngewe umpangare ngewe nawe ku giti cyanjye, turebane uvugane nanjye umbaze ati se Mana ibi bintu wowe urabivuga iki, you know. So iyo utaragera ahantu daddy atavuze ngo ugende, uracyafite umuntu kikukurura agusubiza inyuma, uracyafite umuntu kugererayo. You are living in the Old Testament. Yes. Hahandi ahera ntago higeze, uracyategereje ko hari umutambyi ukugezayo and then akaza kaguha. Wow, ibyo ngiye mbibona ni nko kurya ibiryo ariko byasigaye. Ukuvuga ngo nk'ubu I share what the Lord puts on my heart, ariko iyi Imana ikibima biba biri first hand. I know. Ni nk'imodoka ikiva mu ruganda iba yabimpaye ngewe. Ni ukuvuga ngo amount y'ibintu ndya ntabwo ingana n'ibyo ntanga, ariko umuntu uhora urya ibyo natanze, uri kurya ibyasagutse. Ni nko gufata ukazi ufata imodoka bakoresheje ukayitwara nawe uvuga ngo waguze imodoka, sibyo? So pasiteri encore turabubaha 100% muri abakozi b'Imana cyane pe, ariko ijambo pasiteri atanga ku cyumweru ntabwo ari iry'umukristo akwiriye kuberwaho naryo cyangwa kumva ngo ku cyumweru twabatubwirije that's it. Ibyo ngibyo nyine biba bimeze nko none se hari umuntu ushobora kurya ku cyumweru akambara Monday atariye Tuesday Wednesday akazongera kurya Sunday? Uwo muntu nubwo yabikora ntabwo uwo muntu aba ari healthy. Nkuko rero umuntu adasiba kurya nako umuntu atagomba gusiba kwiyumvira Imana, kuko kumva Imana kwa muntu niko kumuhereza ubuzima mu by'ukuri. So nshobora kugenda gutya abantu bandi bamunza kuranda igikobwa kibyibushye kimeze neza, ariko mu by'ukuri ntavugana n'Imana mu mwuka wanjye narumagaye. Ariko nangiye kuvuga ko idini rishima the outward, ibigaragara hanze. Ese Rasheli araterana, Rasheli aratura, afasha abakene, azi indirimbo, wenda ndi no muri korari, ndayobora gahunda, se bahamagara kwiriza nkaza iminsi 40 nkayimara 20 nkayimara. Ariko kandi sinabarenganya, rega no se hari umuntu uri mu mutima wundi. Yesu rero bakeneye kureba, Yesu we areba mu mitima yacu. Yesu yita ku mutima, kuko the Bible says ngo mu mutima niho ibintu byose bituruka. So nukuvuga ngo rero kubera ko itorero tudafite ubushobozi bwo kureba imbere ngo umutima wawe hameze hate, twige turareba hanze. Yego bajya bavuga ngo ariko umutima gasesekara ku munwa cyangwa gasesekara no hanze, nyine ukareba ibyo umuntu afite kubera ko ibyo akora. Ariko nukuvuga ngo itorero ntago bamenya ko mfite ishyari, ntago bamenya ko ndi umurozi, ntago bamenya ko ngendana ubugome, ntago bamenya ko ngenda njudging abantu, kubera ko ibyo byose ni ibintu biri imbere mu mutima.
iyo bambonye nseka bakabona ndatura bakabona ndasenga bakabona ndahoberana amateraniro yarangiye bavuga ati mbega igikobwa cya Yesu cyiza ariko Yesu aragenda akavuga ati umutima wa Rachel hameze akafungura nkuko nafungura izi buto zikanzu akareba ngo ese harimo ubugome akabukuramo harimo kwanga abantu akabikuramo harimo uburozi harimo ishyari Yesu akagenda gukoraho ariko rero itaramwemerera ntabwo yagukoraho because you give him time and then he is able to work on you ariko if you're not available for him I mean Christ ntabwo akunda kubyigana ntabwo akunda guforce abantu if you're not available he will wait for you until you are available which is what we hope for everybody and ourselves included ko tuba available kuri Kristo kugira ngo atumolding adukore aduhindura abashaka and actually to add on mbwira cyane abantu bakiri gutangira runo rugendo rwa Kristo cyangwa se abagikeneye hari ndabyubaha kandi cyane birafasha hari igihe ugikeneye extra help you want kabisa wa muntu ugwamagara akakubaza wasenze cyangwa se dusengane ugupushinga you know an extra help kabisa next hand utarabasha nyine kubyikorera ku giti cyawe and it's very much okay umva igihe cyose ukeneye help rwose uyisabe as a matter of fact nushaka help ukabura naho uyisabe nanjye uzaza uyinsabe nzagufasha dufashanye cyane but inama nakugira cyangwa se ikintu nakubwira iyo ukeneye help uri exposed uburyo bw'umwuka uri very much vulnerable so ntabwo abantu bose baza kugufasha ariko bakwifuriza ibyiza kandi siko bose bahita bagendera mu murongo w'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe wibuke kuri muntu abimazemo igihe afite experience so sometimes agufeedinga experience y'abantu benshi cyane yahuye nabo right kumva so kuri we it's not something new niba uje ukamuga ati how do I fight drinking you know getting drunk yaganirije aba jeune mbere yawe nka 10 nabangaye bose bari drunk ariko nubwo yabaganirije experience yawe yose yabo umudayimoni kurwanya si ubarwanya you know so ntabwo abantu bose bakugira inama cyangwa se bagushumba cyangwa se abo bose bakwinjiza mu idini ari uko bahita babanza bagatapinga cyangwa se bafata n'igihe cyo gati umwana nicyo akeneye hari igihe nabo bagendera muri experience right so iyo experience igatuma nawe ari ugendera ukahinjira muri cya kidini cyo kumva ko ibintu bikorwa gutya bigenda gutya now dore ikintu ukwiriye gukora hari akantu kamfasha ko guhora nibutsa yuko ibiryo byose abantu bangaburira aba pastor ministers different people of God uri kumva fellow Christians on social media everywhere that I hear the word of God this is dessert true it's not the main meal I can't live off of it uzi ikintu cyambaho nye dessert kuva kwa mbere kuza ku cyumweru narwara gute narwara obesity you know kuko nakantu keza kari sweet karagufasha karakumotiva but at the end of the day you need meal uri kumva meal rero yuzuye ni Imana yonyine yayiguhereza ni ijambo ry'Imana ryonyine ryari guhereza aba bantu ni byiza nubona umuntu ugufitiye ishyaka ryo kugufasha ukubwiye ati retu ucaha great mutega amatwi ntumusuzugure you know ariko nabatanahari nanone ntibikubuze gukomeza sibyo hari ijambo riri muri Matayo 7:21 aho Yesu avuga ngo bazampamagara ngo Yesu twagukoreye ababwira ati reka sinigeze mbamenye aho ngaho ni naho nanone tubonera yuko Yesu yanga ikidini aracyanga because urumva yuko service yose siko ari service yemewe n'Imana ishimwa n'Imana so sometimes hari n'igihe nk'abantu tujye twijudginga cyangwa se n'abantu bakakujudginga niba nta murimo w'Imana by the way nanjye mbonereho no kwibwira nanjye niko natekerezaga niba nk'umukristo nta murimo w'Imana afite mu rusengero of what use am I you know like niba nta kintu ndi gukora mu bintu tumenyereye yuko ibyo biranga abakristo you know cya kidini that means naraguye cyangwa se sindi mu murongo unyawe ariko aho niho Yesu nyine yese bidestroying avuga ngo twasenze mu izina ryawe twagize iki mita ntekereza yuko nibutswa yuko service nta nihuriye no kubura umukristo shobora kugenda nkakora ibintu byose neza ku murongo mu rusengero ninjye ntangarugero
urikumva baranze ibintu byose ninjye wambara uko nkwiriye kwambara ninjyewe uvuga uko nkwiriye kuvuga ninjye ariko nta mubano ufitanye na Yesu yazambona akambwira ati ndakwihakanye. So ibyo bituma bifungura amaso yanjye yo kumenya gutandukanya services zose dukora kuvuga ko tuzikorera Imana. Sometimes uzikorera iriya nzu idini tu idini ridahari biriya byose ntabyo wakora. Mbega you don't have a life beyond the culture. It's just for the culture. Kangweza aka example. Ujibona ukuntu tuvuge nk'urugero abanyarwanda tugira umuco tugira ukuntu twarezwe. Sibyo kungo wasigavuga ngo umuco wacu uri gutakara. Ariko dufite ukuntu twarezwe tumeze ibyo tutemerewe kwambara ibyo dadakwiriye kugira. Hari ukuntu ugira gutya wasohoka igihugu. Uri kumva ugasa nkaho uvuze ngo uzi ikintu cyose naba ntari nemere gukora ngiye kugikora. Uzi impamvu wari ufite ahantu hakuziritse ni nkaho wari uri muri gereza ugize Imana bakagukura aho hantu wakibohora. So n'abantu rero ni nko gushaka kuvuga ati ndi mu idini ariko ngize Imana bakambohora nakwereka my true colors. You know, and we're not supposed to live off like that. So that's such a sad life, really. Kandi abantu benshi babayeho bari ahantu bameze nk'abari trapped. Hakaba abari trapped kubera ko niho papa ari niho mama ari. Nimpava biravugwa he ko navuye mu idini. Ariko we akaba yumva kubwe atakaba yari aho hantu. I really want to tell those people ko ndabizi ko bahari. I might know some cyangwa no kuba ntekereza ko mbizi neza ko aho twize abantu twakuranye wagomba umwana complaininga ugasanga aravuga ati sinjye uzabona mvuye mu rugo kugira ngo itandukanye nabo. Twavuze ko ababyeyi ni byiza rwose kuba papa na mama nyine ni itegeko ry'Imana. Waba ubishaka waba utabishaka. By the way, izi commandments z'Imana bro ntago Bibiliya ivuga ngo ubahe so na nyoko niba ubyiyumva. Ubahe so na nyoko niba babikwiriye. Niba barakureze Bibiliya ivuga ngo ubahe so na nyoko. Ntaza ifs ziriho. So it's a command to honor our parents whether we feel like it or whether we don't. So now it is a sad situation niba ababyeyi bawe specifically batari deserving of the honor, but you ought to give them the honor. And now I really would advise people to sit with their parents. Bashobora kutabyumva ariko akamubwira uti papa mama bitewe n'ibyo numva maze kumenya nimunyemerere sinkomeze guteranira nga ndumva hari ahandi hanateranira hari gutuma mbasha gusobanukirwa Kristo kurushaho. Now bien sûr kubisengera mbere ko bibabwira hanyuma ntukomeze kuguma muri iyo bondage kuko you never know uko nakubwira ati wari waratinze tsari ikibazo ugasanga wenda umubyeyi wari uzi ko akaze mwuka w'Imana akagenda kamworoshya that day akaba very nice, very understanding. Ukavuga uti if I had done it earlier. So, what will you lose? Nothing. They might say no, but no say you shouldn't. But just tell them. Hakugira ngo ugume muri iyo box bumva you are bigger than that. Kuko regari n'abantu twirengagize ko hari abantu baba bumva bari comfortable aho bari. Nizo twavuze kare ko ubuntu bw'Imana bugenda butuma ukura. So ariko hari abantu batarakura cyangwa bakura gake gakijyanye n'abandi. So bakaba bari comfortable ngo bari ntago turi kubabwira ngo mwirukanke mugende no buri muntu wese n'ikimana izagende mubwira ariko niba wumva Imana ikubwira ko hari ahandi hantu hagusutinga better cyangwa hagukuze tell your parents. Kandi in this spiritual red flag no kuvuga ngo Imana ni kubwira ikintu gihabanye n'icyo abantu bari kukubwira. You know suga komeza ushaka ko bagera ahantu babyumva. You know, you want people to actually understand, comprehend, bagendane nawe babyemere yuko koko uri kumva ari Imana yabivuze. Imana ni kubwira ijambo ry'Imana avuga ngo ni wumva ijwi ry'Imana uyu munsi binangira umutima. Sometimes kuba umukristo bituma usa nk'umusazi. But iyo wumvishe ijwi ry'Imana believe me nureba muri Bible urabona abantu benshi cyane bamuvinze bajyanywe n'Imana imbere n'inyuma. Umuryango utamwumva inshuti zitamwumva ntacyo nutegereza approvals z'abantu. Very big red flag. Buri muntu wese azagutwara muri direction ye buri wese agenda gupulinga aho yumva binejeje. I think still nkuko warubivuze kubisengera urumva nk'abantu dutanga reference z'abantu bagiye bumva ijwi ry'Imana and they did what God had told them to do bakabikora either way turabisoma
tukanumva bishobora kuba byoroshye kubera ko we know the end. Nk'ubu Abraham turabizi ko Imana yamubwiye ati siga abantu iwanyu ugende. Turabizi ko Abraham nyine is a successful father of all nations. Ariko Abraham in the moment, I'm very sure ko Imana itamubwiye ngo genda atagenda ko kanya. He had questions, he had doubts. He's like kuko cyane ko muri la minsi yabo nta nubwo ari hari inkuru zivuga abantu Imana yavugishije. Nibo barabambere ntabwo bafite reference, nta Bibiliya ntaki. So birashoboka ko umuntu Imana ishaka kuramubwira ikintu akajya yumva avuga ati ni Imana cyangwa ntago ari. So they should pray about it. Yes. And then bagasaba Imana nyine ko Imana niba ibintu ari wowe uri kubimbwira mpereza imbaraga n'umutima. Kuko hari abantu Imana ibwira ikintu ariko ugasanga umutima wagati sunsebye. cyane ko ngasanga atari Imana yavuze. Cyangwa se ukavuga ati abantu bose nta n'umwe uri kubyumva kandi we know tuzi elements Imana yagiye ibwira ibintu nta muntu n'umwe babyumva kimwe. Ntawe ariko akaguma ku Mana kubera ko hari ikintu yumvise kandi Imana yamuhaye umutima wo kubasha kuyidepandaho 100%. Rero kubisengera mbere yo gufata umwanzuro hanyuma icyo umutima ugusunikiye ukagikora rwose. Mukanya uvuze ko service atariyo ibyara agakiza mise nebuka rya jambo riri mu Befeso ibice 2:10 ivuga ngo kuko turabo yaremye yiza muri Kristo Yesu ngo Imana yagiye kera kugira ngo tuyigenderemo. So nukuvuga ngo nyuma y'agakiza the word of God and God hence expects us to start walking imirimo yaturemeye. So nukuvuga ngo imirimo tubivuga tuzakomeza tubivuge mpaka abantu babyumvise. Imirimo ntago ari duhagakiza ariko iyo umaze gukizwa nk'umwana wavutse you expected to grow. If your mother takes care of you akakonsa akakoza akaguhereza imiti niba warwaye akakujyana ku vaccine nukuvuga ngo uba ugomba gukura kamera. Ntago se muza ababyeyi usanga yarabyaye umwana ntakure uzagahinda umubyeyi bafite. Aba babaye ajya gusenga abwira inshuti zimusengere ajya muri therapy kubera ko yarabyaye expectations ko umwana agomba gukura ariko ntiyakura. Ni nako Imana ibabara iyo ubona abakristo nkatwe n'abandi bakizwa ariko akaguma ari wa mukristo kwa kundi yarameze 10 years ago same person, no progress, no nothing. That's like a stunted kid. That's like a kid with a disability. That's like a kid that did not grow like they were supposed to grow. So do not grieve God. Do not grieve God. Ask God, get man. No, ni say yego wenda nshobora kuba ntarahindutse ariko how can I do it? Ni gute nava hangandi nkagera handi kuko Imana idusabye duha. Ariko hari abantu batajya basaba buri. Ugasanga umuntu aho ubuzima bwo kuvuga ati niba nariye niba mfite akazi niba ntarwaye that's it. Akaba tumva ko bimureba gusangiza abandi Yesu akaba yumva nyine nk'ibya pastor. Kuko ngiye n'Imana tuziranye that's it. It doesn't have to be a big deal. Ntago bagomba kubimenya ngo ngende mu Kristo uri low key. Man, we're all low key really. I mean, look at us. We're low key, but we're trying to let people know of what we've known. Kugira ngo tubasangize ku buntu bw'Imana. Ibaze ko hari ashuti z'abantu zihari zidakijijwe wowe ukijijwe. Ariko utanababwira atari komanda cyangwa kubwira ibya Yesu. You don't have to go to Instagram like I do. Niba uri umuntu uri camera shy. Yes, again, bya bindi buri wese ifite ko yamuhamagaye naho yamuhamagaye. Yeah, but just make sure you are a growing kid. Kandi ntago umwana ari we wikuza. Sibyo? Umwana akuzwa n'umubyeyi uri kumurera. So niba Imana iri gukora part yayo. Niba mama yakureze ariko ntukure nukuvanga ikibazo kiba kiri wawe. So turabizi neza ko Imana iri faithful, ko Imana itarangarana umwana numwe. Kwese Imana iraturera inadukunda kimwe. So nukuvuga ngo niba Imana yakoze part yayo yo kurera ahasigaye nk'abana twakira indezo dukure kuko Imana iri kuturera. Ariko ntumva uri comfortable kuguma kwa kundi ngo upfa gusa nagiye gusenga ngo nkataha ngo ngiye ngo ntacyaha nkora. That's a boring life. I know. Kandi tumenye yuko service to Christ cyangwa se serving in Christ. It's hard. I am not going to lie to you, but it's not a burden. Kuba ikintu gikomeye ntibikigira umutwaro. It's hard, but it's worth it. Because that's what growth is. Growth is very uncomfortable. Ariko service kw'idini ni umutwaro ukuremerera. Niyo mpamvu ujye ubona abantu bakomeretswa n'amadini. Kubera ko yarari serving azi ngo bazagira ahantu bamushime umwana w'umuntu ntushobora kumunezeza. Ntashobora kunyurwa. So uwabaye loyo kw'idini ariko unfortunately idini ntirihemba. You know? Ntagi kwitura ngo igere ahantu uvuga ati yo wagize neza ngaho retire.
you know so umunsi uzatangira kumva yuko ibintu byose uri gukora it's a burden barakubwira ujye ku gatuti it's a burden barakubwira ririmba it's a burden ukumva urahari uri gukora ikintu cyiza kifite n'abandi bantu by the way kiri gufasha ariko wowe ukataha wumva uri empty. The difference between those feelings, I'm pretty sure probably urayifite you're feeling. Iyo ukoze ikintu Yesu ashaka gukora cyangwa uri ahantu ufitanye umuntu na Yesu akakubwira ati kora iragoye gusaba akantu k'agasacrifice ariko ukayikora mana y'isi n'ijuru uba wumva nyine ari ryo juru Imana yati imanuka ikazi kagutwara kandi Imana rwose icyo wansabye gukora nagikoze umutima wanjye uranyuzwe ariko uribaza kuba uri mu idini ukajya imbere ari ukaramya 1,000 people bagafashwa wowe ugasigara ari uri empty kandi umaze gukora ikintu cyiza so you see ko uri gufeedinga people but from an empty place wowe ubwawe uri broken. True. You know, kandi bigera ahantu ushobora kwikora rimwe kabiri abantu bagafashwa ariko ubwa gatatu kubera uri empty you're bringing it out of an empty soul a broken heart. Ugera ahantu utangira kwinuba abantu bose uvuga ati ariko se Kristo baranabo barahazi ubundi se ndabikorera iki utangira finding excuses ndarwaye ndagira gute utangira ugire abantu ntibazajye bakubona you know wihisha abantu utangira ugire complex you know nyine utangira ukora amanyanga cya kintu gitangira ahubwo kikuremere ibindi bintu bitandukanye kandi bibi cyane. So tugana ku musozo this was truly a nice topic but ngewe kamvuge take yanjye nawe uratubwira take yawe sibyo ntabwo tubwiye abantu kuva mu madini ubwo tuvuga amadini nuko tuzi ko ari abantu bafata nka ari churches. We don't tell you to go out of your church. Stay in church. But if you don't feel called to serve in church, navuga ngo to be active in church, kambivuge muri ubwo buryo ntacyo bitwaye, si icyaha niba Imana iri kuguhamagara nka retro ngo ukorere ivugabutumwa kuri Instagram. Nta kintu bitwaye niba Imana iri kukubwira ati iyo business urimo, ako kazi urimo, iyo politiki urimo, career yose urimo, shine for me. It doesn't make you any less of a Christian. Ahubwo bituma turushaho kwagura ubwami bw'Imana in all aspects of life. Kuko ntabwo abantu bose bagera church Sunday. Aho ngaho mutagetingira ko bose ariho bazaza siko bose bagera. Hari abo dukwiriye gusanga. So ngiye nakubwira ngo usheshekareze. Va mu kintu cyumva yuko naha simpumeka, sinyeganyega, simpindukira, singira gute. Imana yaduhaye iki? Freedom. Ariko ntago ari freedom idukoresha ibyaha, ubwo ni freedom ituma turushaho kwaguka tugakora the mission yadusigiye yo kuvuga ngo mugende kwisi hose. Apana mugende mu matorero, apana musigare mu idini, mujye kwisi hose. Muvuga iki? Ubutumwa bwiza. What's your take? Wow, that's really insightful. Nagira ngo nsomere abantu ibibazo bashobora kwibaza kugira ngo bamenye niba barimo barakurikira Yesu cyangwa niba bari mu idini gusa. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ese uwumva Imana gusa mu cyigisho cyo ku cyumweru cyangwa ujya ushaka Imana wowe ubwawe? Cya kabiri kikavuga ngo ese ujya ufata umwanya uteze Imana amatwi mu isengesho cyangwa utega pastor amatwi gusa? Ndi gusemura niyo mpamvu ndi gusoma nabi. So ikindi kikabaza ngo ese usoma ijambo ry'Imana kugira ngo umenye Imana ku bwawe cyangwa urisoma uri kwitegura wenda kuzasangiza abandi mu rusengero? Ikindi kikabaza ngo ese uko iminsi igenda ishira uri kugenda ugira urukundo rwiyongereye no kwihangana no guca bugufi no kubabarira cyangwa ntabwo byiyongera? Niba bitiyongera icyo ni ikibazo, kuko kumenya Yesu bidusunikira gukunda kurushaho no kubabarira kurushaho. Do you obey God even when church culture or people's opinion pressure you otherwise? Is your private life consistent with your public church life? When you sin, do you quickly return to God or do you hide behind religious activity? Ibyo ni ibibazo abantu bakwibaza kugira ngo menye neza avuga ati se ndi hehe, ndi hano cyangwa se ndi hano. Ariko ngewe ikintu numva nabwira abantu dusoza nuko warubivuze mu kanya ngo gukurikira Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye. Ijambo ry'Imana muri Luka
ntabwo nfite neza chapter ko havuga chapter yariyo havuga ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba wiwe. So ntabwo nk'abakristo turi hano ntabwo twaje kubeshya abantu ngo n'utuntu tworoshye. Dore nibwo tugitangira urugendo rwo gukorera Imana ariko maze kubimenya ko bitoroshye pe. Nyine hari igihe bigusaba kwikorera umusaraba ntabwo ari kuvuga ngo Bibiliya avuga ngo mwiyange, si ukuvuga ngo ntiwigaburire, nturye, ntiwiyiteho ku mubiri, ntukore siporo, ntugire utoya. Kwiyanga si ukwiyica, kwiyanga ni ukutemerera ibyo kamere yawe ushaka ngo ibikore. So birakomeye kuko Mana hari igihe nk'ikintu kiba ukavuga uti nakabaye ntunganye ariko ukibuka ko Yesu akubyaramo imbuto yo kwihangana, imbuto yo kugwa neza. Ukavuga uti I choose Christ because ndi inshuti ya Yesu, ngomba gukora nk'ibyo Yesu anshishikariza gukora. So ibyo nibyo byitwa kwikorera umusaraba. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubwiraze ntiwiyiteho n'urwara ntiwivuze. Ubundi ngisi ntabwo ari iwacu, ngo iwacu ni mu ijuru, gusa ngo umuntu narya ntiyivuza. Ibyo ni ubujiji. So ikintu rero ndi kubabwira dusoza nuko gukurikira Yesu ni byiza, kandi ntabwo ari byiza gusa ngo tuzajya mu ijuru. No mu isi ni byiza. Yesu aradufasha, amfasha gufata amadecision n'ibintu bisanzwe, kumenya ngo ese ndambara iki, ese umunsi ngene nifubitse imvura ishobora kugwa, ugasanga imvura iraguye di kubera ko Umwuka w'Imana yambwiye ati ifubike, you never know. Ariko abantu tujyana na Yesu usanga nyine agendera mu mwijima, kandi umwijima wanatsikira, wagwa mu cyobo. Rero Yesu adushyiraho umucyo wiwe. Kugendana na Yesu ni ukugenda mu mucyo. So Imana idufashe twese, Imana idufashe kugira ngo tubashe kwegera Imana, kuko ni Imana ibiduhereza. Ngiye maze kubona ko ari ubuntu bw'Imana, kuko hari abantu bakuri mu rusengero ariko babivuyemo. Kuba rero ngiye nkiriyo si uko ndi gitangaza, ahubwo ni uko Imana yangiriye ubuntu, nk'uko yagiye Pawulo ubuntu ikamubwira ati Sawuli urandenganyiriza iki. Imana ituma ahinduka. Ni nako n'abandi bumva batazi iby'Imana, Imana ishobora kubacaniraho umucyo wayo kandi bakabasha kwimenya bakanayikunda. Rero ndagira ngo dusoza dusenga dusaba Imana kugira ngo abantu twese yaba twege turi hano cyangwa n'abandi barimo baradukurikirana, Imana idushireho umucyo wayo, kuko uretse Imana nta kintu umuntu yakwifasha. Noneho Imana imaze kugira ubwo buntu, nibwo noneho ubasha gutangira gukora ibyo turi kuvuga, kumenya aho uva n'aho ujya, kumenya amadecision ukora, kumenya ibyo ureka, kumenya inshuti uvamo, kumenya akazi ukora n'ako udakora, kumenya imvugo uvuga n'iyo utavuga, imyambaro, like every other thing falls in place iyo umuntu we na Kristo bomatanye. Imana rero dufashe. Amen. So kuri The Grace Not Podcast tubanje no kugushimira. Thank you very much. Witabi ubutumire bwacu. Tugira ka last segment kitwa In Christ We Vibe. And I'm going to ask you one question, and then better be easy. It might be. But don't worry, you can as well ask me a question. Okay. So it's a one-on-one. And my question is kind of related n'undi n'ibintu twe turi kuvuga. Rekumva. One of the reasons why abantu benshi cyane twirukanyira amadini nuko icyambere turarushye. Kumva icya kabiri hari igihe umuntu abakeneye niyo platform yo kuvuga ati you know what, hari abyibuza bazanyakira bashe gukorera Imana. Sibyo kuko handi hose utazi ndakomanga hese. You know ndatangirira hese. Rachel nshimye ko yageze kuri Instagram ariko se yahereye he, like warabyitse umunsi umwe uravuga ati okay, let me put the phone there and record, right? Uyu munsi amadini yose afunze. You know, amadini yose akavaho akaba ari itegeko kabisa, nta dini namwe risigaye. You as Rachel, what is something that would still minister to people? That I would use, Cyangwa? The way that you would use. Wow. Give me an example. So basically, just like I told you, nta dini rihari, so it's not like ngo baraza kuza kubona Rachel guservinga church cyangwa se basanzwe baziko Rachel agira gute se social media ivuga butumwa. Donc bino bintu tumenyereye dufitiye freedom. Urabizi ko hari ibihugu bidafitiye freedom yo kuvuga ijambo, yo kugira gute kose. Ni gute kunda abantu babona umucyo wa Kristo muri wowe? Oh, that's a nice question. Hari umupasiteri umwe yitwa John yasobanuriye abantu ukuntu avuga butumwa. Aravuga ngo agendana agashashi. Arangije agenda akuramo utuntu turimo. Aravuga ngo mu ishashi ngendana amasocks, pair y'amasogisi. Aravuga ngo ngendana uburoso bw'amenyo, ngo ngendana gants. Arangije aravuga ngo nagendana niba ari akantu ko mu musatsi, utuntu nkatungaye ariko utuntu nyine ubona tworoshye na Colgate.
Angela avuga ngo iyo ndi kugenda mu nzira ngo hari igihe abona abantu bari homeless yes noneho ngo akagenda akamubwira ngo se ngo nguhereze amasogisi umuntu akamubwira ngo iyi akamuha none se nguhereze uburoso bw'amenyo ati iyi akabuma none se nguhereze colgate ati akamuha kugeza bya bintu byose bimaze ngo ati none se nguhereze kano gatabo afitemo aka New Testament gato kavuga kuri Kristo aravuga ngo umuntu wabanje kumuhereza utwo tuntu ati ntago bajya banga ariko nje nkahita mvuga ngo none se ngo nguhereze kano gatabo ngo nkubwire ibya Yesu ati mve imbere abazungu none nubwo bagira ibintu byo kuvanga arakorohera ahita ati mve imbere ariko akabanza nyine akamuha utuntu noneho bigatuma umuntu umutima ufunguka avuga ati anything you give me I'm going to accept noneho ugasanga abantu administerinze muri ubwo buryo bwo giving kuva kera nahoze ntinya kujya kubwiriza ku masoko na hehe hose ntago Imana irameza ubwo bushobozi n'abantu babikora big up kudos to them yeah ariko numva ko ibyo byose byavuyeho ikintu nakora ni through giving guhereza kuko Imana yampaye ubuntu mfite ibyo nasangira n'abandi naha abantu noneho namara kubaha nkabwira ati se uzi bya Yesu kugira ngo bataza kumfunga kameme nkabwira ati se Yesu uramuzi noneho gutyo I believe giving is one way to attract people to actually listen to you more so I would give. Amen. Yeah, what would you do? You know what hari ijambo nkunda ni ijambo bari kubwira ni ijambo ryari kuburira umugore ngo umugore ngo nigihe ijambo muri gihe utaravuga ibikorwa byawe bigire gute bivuge bifashe bifashe umugabo wawe ariko iryo jambo narifashe very personal to my life in terms of ese tuvuge yuko Imana inyimyijwe inyimye kuvuga inyimye no inyimye wenda se ego inyimye kuvuga mu byukuri ni iki cyanjye cyagaragara mu rakavuga ati ariko mwana disi ni umukristo kuko twamenyereye ko ibyinshi ari ibyo tugaragariza abantu there is a way mvuga there is a way urugero hano kuri podcast ni gutanga ibitekerezo n'iki cyose and like yo mwana afite ibitekerezo nuko ariko Imana inyimijwe and I was like you know what ngomba kubaho ubuzima buri shaped nk'ubwa Kristo at least let it be my goal every day ku buryo n'igihe ntaravuga agakiza kantanga hari imbere kakamvuganira. True. And ibyo ngibyo bigendera ku kwakira imbuto zose z'umwuka wera. Umva ziriya mbuto ugomba buri munsi gukora niba navuga ngo daily check up yo kuvuga ati Mana uyu munsi nakunze abantu uyu munsi naguye neza uyu munsi nakiranutse uyu munsi nabaye patient you know so always being conscious of living that life even when I haven't yet said Christ because again wibuke ziriya mbuto si zanjye so nugera ahantu ubona ndi gukora ibintu biri beyond natural you will think of the supernatural force using me and aho ngaho niho umuntu atatangiye gutekereza ariko disura muntu ntabwo ari we wenyine wikoresha hari ikimukoreramo so Imana ni kwakijwe kakwaka imboni kakwaka amatwi let your life be also a testament you know so I'm going to give you time to pray of course you're going to bless us with the prayers we finish gusa ndashaka kubonera hano mwanya shimira cyane buri muntu wese wadukurikiranye niba watangiranye natwe ukasozanyije natwe n'ukuri witeka Imana iguha umugisha turizera wafashijwe niba ukeneye isengesho Rachel dufasha twese dusengere ukeneye kwakira agakiza ntibikagutera isoni reach out to anyone. You can reach out to us on our social media platforms. Cyangwa se ukana reaching out to umuntu kwegereye wizeye ubonaho ko yera imbuto. Hanyuma mubonereho mu subscribing, mu liking, mu sharing, mu commenting, mu following Retro on her social media platforms. Munatubwiye n'ibindi biganiro cyangwa se ibindi bibazo mwaba mwumva mufite mu rugendo rwacu rw'agakiza. Mpereje uno mwanya Retro kugira ngo dusengere dusoza. Shalom shalom. Father, in the name of Jesus, we thank you. You are such a good God, and we are beyond privileged to be called your children. Ntabwo nzijya menyera ko ndi umwana w'Imana nkuko Kristo ari umwana w'Imana kandi Kristo ari uwera ngewe ndi wo kubabarirwa ariko ndagushimiye ku bwa Kristo twese yaratuzanye ngo abamwizeye twese twitwa abana b'Imana kandi uradukunda twese utitaye ku mateka yacu. Ndagushimiye rero ku bwacu ndagushimiye no ku bw'abagenzi bacu barimo baradukurikira tugushimiye ku bw'ikiganiro twagize
twebwe amagambo yacu ari limited ariko umwuka w'Imana nta kimu limitinga abasha gukomeza gucukura. Rero ndasenze kugira ngo umwuka w'Imana buri mutima wose wumvishe rino jambo rikamukoraho. Ndasenze ngo ukomeze umutima w'ubugenge nka bwa butaka bwiza, ijambo uri watering, uri pruning kugira ngo ribashe gukura ribyara imbuto nyinshi nk'ubuntu bwawe bungana. Ndasenze nsaba ubuntu bwawe kugira ngo budufashe kubasha kugendera mu bushake bwawe, kuko n'igihe tuvuga ibintu twumva turi right ariko nyamara wenda hari ibyo twibeshyaho. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese hano uduhereze ubwenge bwawe kugira ngo tubashe gusobanukirwa no kumenya neza ubushake bwawe kugira ngo tubugenderemo kandi tukunezeze muri buno buzima. Ndagushimiye rero kubw'uyu munsi, ngushimiye abantu bose, whoever wants to receive Christ, I pray for them, Lord, that you will accept them in your family and that they'll be your children and you'll be Lord and Savior over their lives. Amen. We bless you, Lord, for tonight, and I pray a blessing over the whole team, and I pray progress and the provision of the Lord to be with these young women and men that have dedicated their lives to share the gospel and to let people know of God. Bless them. Ibyabo bijyemo ubagure rwose ubagirire neza, buri muntu nicyo yifuza nyagasani umukorere byinshi bisube, kuko turabizi neza mwami ko you are able to do abundantly, exceedingly what we're able to ask for. So we bless you for today and we bless you for the rest of the days. Ni mu izina rya Yesu kandi twizeye. Amen. Bless you. Bless you too.